indiho ari we Yesu Kristo, ariyo maraso ya Yesu Kristo, ariko gakiza, salvation. Iyi curse proof ishobora kurinda imivumo ntiyinjire kuri njyewe, narayakiriye. So this is your time to receive your Jesus Christ as your savior of your life. Aka niko kanya kugira ngo wakire Kristo mu bugingo bwawe, aza kubere igihome kigukingira, aza kubere umurinzi w'ibihe byose, aza kubere urutare umwanzi atabasha kunyeganyeza, wubakaho. Niyo mpamvu icyo uzakora cyose kizakubera cyiza, icyo uzagerageza gukora cyose kizakubera cyiza. Yaba ari imbuto zo mu nda yawe zizaba nziza. Ntabwo uzabyara ibyana by'ibigoryi, ntabwo uzabyara abana b'abapfapfa, ntabwo uzabyara abana b'amayibobo. Hoye, waramenye Imana, uri umukozi w'Imana, jamais. Ugakuriza abana bawe mu ijambo, ugakuriza abana bawe mu nzu y'Imana, Imana izabarinda amajya n'amazi, Imana izabigisha. Bibiliya niko tubwira muri Yesaya ngo abana bacu bazigishwa n'Uwiteka Imana. Imana nitwigishiriza abana, Imana yacu yigisha abana bacu burere, ikabigisha ikinyabupfura, kubera ko twemeye kuyikorera. Imbuto zo mu nda yacu baramaze kuzitunganya. Ntabwo tubyara ibirimarima, ntabwo tubyara abapfayongo, ntabwo tubyara abamaraya, ntabwo tubyara abajura, ntabwo tubyara abashizi b'isoni, ntabwo tubyara abana badafite uburere. Imana irabatoza, ikabigisha, ikabaha discipline, kubera ko wemeye kuyigarukira, kuko wemeye kuyikorera. Niba ushaka kubimenya neza, uzasome mu Itangiriro, uzareba Aburahamu, umuhungu we witwa Isaka, n'umwana ufite uburere cyane. Yari umwana very humble, yari umwana acaga bugufi. Ntabwo bigeze bamwa ngo niwe uri bube igitambo ngo atere amahane. Yaciye bugufi, aremera ko papa wamuhindura igitambo. Haleluya! Kubera ko yakuriye mu rugo rusenga Imana. Uyu mwana ntabwo yigeze ashaka abagore babiri. Uzasome Bibiliya neza uzambwira ahantu Isaka yigeze ashaka umugore wa kabiri. Ntabwo yigeze aharika. Yashatse umugore umwe gusa witwa Rebeka. Iki ni kikwereka umwana w'isezerano, umwana w'Imana. Ntabwo ari umwana usanzwe. Haleluya! Uyu yari umwana w'Imana wavuye mu mugambi w'Imana. Niyo mpamvu iyo ukijijwe ukakira Yesu Kristo nk'umukiza wawe, ukimika amategeko y'Imana mu bugingo bwawe, n'abagukomokaho baba abanyamugisha, n'abagukomokaho baba indashyikirwa, abazagukomokaho bose baba ari abantu extraordinary. Ibyo ukora byose, niba ushaka kubimenya, uzabaze Yosefu yageze mu Egiputa. Baravuga ngo twakura undi muntu uriho umwuka w'Imana umeze nk'uyu, kubera ko yari indashyikirwa. Yari umuntu wagiraga vision, yari umuntu wakoraga ibintu byananiye abandi, yari umuntu wasobanuraga ibyo abandi bananiwe. Kubera iki? Kubera ko umwuka w'Imana wari uri muri we, kubera ko Imana yari iri muri we. So iyo ufite Imana uhinduka umutwe, ntabwo uhinduka umurizo. Daniel ageze i Babuloni ari umunyagano, yanga guhemukira Imana. Umwami Dariyo aravuga ngo ntihazagire indi mana mu buzima bwa Babuloni yongera guhimbazwa uretse Imana ya Daniel. Kubera iki? Kubera ko Daniel yanze gutatira igihango, yanze gutatira isezerano yagiranye n'Imana, amenyekanisha Imana ya Isirayeli, Imana nzima, Imana y'abasekuruza. Haleluya! Imana ya Aburahamu arayamamaza. Ndagira ngo nawe niba ushaka kugira ngo ube ukomeye, kugira ngo ubikirangirire, wikwamamaza ubwambure bwawe, wikwamamaza ibidafite akamaro kuri social media, wikwamamaza ubugoryi, amamaza Imana. Wivuga amagambo y'amacakubiri, wivuga amagambo y'urwango, wivuga amagambo y'umuvumo, vuga amagambo y'umugisha, vuga amagambo y'ibyiringiro, vuga amagambo y'ubwenge ashobora gufasha abantu. Haleluya! Bene data, muhumure, nta muvumo turiho, tuzabaho,
nubwo batuvuma tuzabaho. Muharanire gutera imbere, muharanire gutera imbere. Abagana bagamba ngo muharanire gukurakurana. Mukurakurane wa mugani, mutere imbere, mukore imirimo, mube bize mu gushaka amafaranga mu nzira nziza, mube bize mu gukora. Bibiri avuga ngo udakora ntakarye. Nubona icyo mugenzi wawe afite utarakigeraho, ntumugire ishyari, ntumuvume, ntumwange, ntumugirirwe amanwa, ahubwo nawe uharanire gukora ibyawe. Imana izaguhindura umutwe nawe. Haleluya. N'isaha ibitaragera, buri wese afite isaha ye, buri muntu wese afite igihe cyiwe. Niba ubona bitari gukunda, senga, egera Imana cyane, usenge. Ariko ntuzagirirwamo mugenzi wawe uvuga ngo kanaka, ruriya rugo rwa kanaka ngo rurakize kundusha, ngo urwanyire icyo ngicyo. Ahubwo wari ukwiriye kubahindura inshuti, kuko banagufata ukuboko bakagukomeza nawe ejo ugatera imbere. Wireba urugo rwo kwa kanaka ngo bariya ngo bagira abakobwa beza, ngo wumve wabica wabaroga. Abantu benshi baroga abakobwa b'abandi ngo bagumirwe, ngo kubera ko we yabyaye abakobwa babi. Ninde wambwira umuntu mubi waho? Ngiye nta muntu mubi nabonye, ntawe nabonye. Imana ifite ukuntu inyuranye ibintu, ngiye byaranyobeye. Niyo mpamvu Abanyarwanda bavuga ngo nta mwiza uzinenge, ngo na nyiraho kugira amabinga. Icyo Kinyarwanda ntabwo mukizi. Hari ureba ukabona afite uburanga, ariko hari akandi kantu k'inenge afite. Hari ubona uburanga butameze neza, ariko afite umutima mwiza, ari gentil cyangwa gentle. So Imana ifite ukuntu nitanga, ifite ibintu igenda itanga binyuranye n'ibya mugenzi wawe, ariko icyo kintu kikaba ari cyo cy'umwihariko wawe, ariko budasabwa mugenzi wawe ufite. So uyu munsi wa none ndagira ngo nta muntu mubi uriho, buri muntu wese ni mwiza, kuko Imana iba yaramuremye kugira ngo yiheshe icyubahiro. Ntuzumve wowe ufite abana babi ngo kanaka n'ufite abana beza, ngo bakanaka nibo bahiriwe, ngo Yesu nahiriwe. Nawe uri mubahiriwe, tegereza, wifuriza ahubwo nubwo utarahirwa, wifuriza n'abandi guhirwa. Haleluya. Nigeze kujya kubaza Imana, nari ndi mu Bugande, ubuzima butameze neza. Ndavuga Mana, kuki nsengera abandi bagahirwa, njyewe simpirwa? Kuki njyewe ibyanjye ubitwara gahoro, iby'abandi bikihuta? Uwo ndambitseho ikiganza arakira, uwo nsengeye icyifuzo cye agasubizwa, ariko njyewe ndahagamye, ibyanjye ntabwo bigenda neza. Iki kintu kirambabaza, kintera agahinda, bituma njya ku musozi w'amasengesho abazi Seguku kuri Prayer Mountain. Namaze iminsi 3 ntarya ntanywa, imbeho inkubita, ndi kubaza Imana. Imana irangije insubiza mu buryo bw'amarenga, ariko ndasobanukirwa. Yohereza umuntu uvuye muri Tanzania, arabwiriza, aravuga ngo rero bari na babiri. Umwe yaravuze ngo ndagira, none aranyegera njyewe ubwanjye, arambwira ngo wowe wa mugabo, ikibazo ufite ni iki? Ngo ndagira ngo urugero, ngo urabona imodoka rukururana, ntindayibona. Urabona n'akavatiri gatoya, ntindakabona. Ngo ziriya modoka zirukanka kimwe, ni oya. Ngo wambwira impamvu zitirukanka kimwe? Ni impamvu kariya gatoya kirukanka nuko nta bintu biremereka bagatwaye. Aha, aravuga ati igisubizo kirabonetse. Ati reka birukanka bagende, kuko nta mitwaro bari gukurura, nta mitwaro y'abandi bari gukurura. Haleluya. Wowe impamvu ibyawe bigenda gahoro nuko nawe ufasha abandi. Hari abandi ukiri gutwara, hari abandi ugomba gufasha kugira ngo baveyo. Numara kubagezayo, igihe cyawe kizagera, nawe umugisha wawe uze. Wibabazwa nuko abantu bagura amamodokari kandi ubasengeye, wowe ukabugendesha amaguru. Wibabazwa nuko abantu babaye mu mazu meza biguriye, wowe ukaba uri mu icumbi. Wowe igihe Imana izakwibukira, izakwibuka ikwibagize nuko wari warakererewe. Ibyo bintu nahise numva nsubijwe byihuse, kandi uyu munsi ibyo bintu narabibonye. Imodoka umuntu yari kubona 2010, niyo uyibonye 2015, still bari imodoka. Yesu ashimwe cyane. Inzu wari kubona 2005, niyo ubibonye
2020 stile aba ari inzu. So ni ukuvuga ngo Imana yo ntikererwa, ahubwo ifite impamvu ibyo bintu bikora. Nawe rero umurikiye aka kanya, wibabazwa nuko ubona mugenzi wawe yagutanze kugera ku mahirwe, ibyo witangwa amahirwe. Kuko amahirwe aruta yandi nuko ufite ubugingo buhoraho, nuko uba ufite Yesu Kristo muri wewe. Ibyo bintu byose ni inyongera izabikurundaho wumirwa, ahubwo ubure naho ubishyira, usigare winuba n'ibyo kurya. Ubu ngubu abantu bamwe na bamwe basigaye bamena ibiryo, kandi baraburaga n'ibyo kurya, barya rimwe ku munsi cyangwa bakarya rimwe mu minsi 2. So ibi bintu byose ni iby'igihe gito, ibyo uri kunyuramo ni iby'igihe gito. Wikwanga bagenzi bawe, wibona mugenzi wawe ufite umugabo ngo kubera wowe kutamufite bigutera umujinya n'agahinda ngo umwange, uramuhora ubusa. Ntabwo ari wabihisemo, n'Imana yabikoze, ihita imuha ako kanya, nawe Imana izaguha. Cyangwa biraterwa n'igihe yamaze imbere y'Imana ari kwisaba. Nawe fata umwanya wo gusaba Imana, fata umwanya wo kwinginga Imana, kuko Imana ntirenganya. Imana ni Imana yumva amasengesho. Bene data rero, ndagira ngo nsoze mbabwira ijambo navuze ngo nta warakarira uw'Imana itarakariye, nta wavuma uw'Imana itavumye, kandi uwo muvumo nubwo waza ni hahandi ntabwo wagufata, usubirayo nk'uko intashya iguruka igenda igahita isubira mu cyari cyayo. Yesu ashimwe cyane. Uwo muvumo wose bazakuvuma uzira amaherere, uzira ubusa, ntacyo uzagutwara. Shikama, komera, korera Imana, wizere Imana kuko ariyo yo kwizerwa. Ntiwizere umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu nta cyiza kimuturukaho. Wizere Imana, ahubwo Imana ntizakoresha umwana w'umuntu kugira ngo kubera igisubizo. Ariko nanone ntuzanga umwana w'umuntu, kuko ntabwo uzakunda Imana utareba, wanze umuntu mugenzi wawe. Gusa wowe wizerera Imana yawe, aba ariyo yo kwizerwa mu buzima bwawe. Uyihanga amaso, uyitumbire cyane, uyihamagara amanywa na nijoro, ukuri ibishimwa mu bigaho, wubaha amategeko yayo. Ni ukuri nkurahiye nkomeje, Imana izaguha umugisha, kandi uwo mugisha uzabura aho ukwiza, kuko uzaza ahantu hose, no mu mubiri wawe hazabamo umugisha. Bibiliya iravuze ngo n'imbuto izakuvamo yose izaba ari iy'umugisha. Yesu ashimwe cyane. Nta ndi izavamo, nta mwana uzavuka w'ikigoryi, nta mwana w'umuswa uzaza. Ni ukuvuga ngo umwana uzabyara wese azaba ari umuhanga. Umuntu umwe yigeze gutanga urugero, nubwo atari rwo nari ngamije, ngo ushobora kubyara abana benshi ariko bakazana ntacyo bamaze. Amusore Yesu ko navuga ngo nta mwana uzi udafite icyo amaze. Ngo ariko ngo hari igihe ubyara ngo umwana umwe ngo akagira umumaro. Atanga urugero ngo uri umuntu wabyaye Cristiano, uriye ukina umupira, cyangwa Lionel Messi, ngo buriya ngo uriya mwana ni umugisha, ngo yabaye umugisha, ngo abera umugisha ababyeyi be n'igihugu. Ngo ubu ngubu akaguru ke karamutunze, gashobora gutungana na se na nyina n'iki, wenda ari umwana umwe. Ariko njye ntabwo ari byo nje kuvuga. Njye ndajya mu bwenge ngo abana bose ni umugisha, ahubwo Imana itanga umugisha mu nda yawe. Imbuto zo mu nda yawe zose zizaza ari umugisha, nta bihuhwe birimo. Hazaza abana bose b'umugisha. Yesu ashimwe cyane. Hazaza abakinnyi b'umupira wa mugani wanyu mpuzamahanga, hazaza abategetsi bategekana amahoro, hazaza abapasiteri, hazaza abavugabutumwa, hazaza abadogiteri, hazaza abapilote batwara indege, hazabe abazakubera umugisha nabo bakakuvana ku gisuzuguriro. Icyo nicyo mbifurije rero. Mbifurije imigisha yose twasomye mu Gutegeka kwa 2:28 umurongo wa mbere. Imana ibahundagazeho, Imana ibarinde imivumo, ibakureho n'ibyo babavumye uyu munsi wa none n'ibihe byose. Imana rero ibane namwe bavandimwe. Ndabashimiye uko mwabanye nanjye, abakanze share kugira ngo bagenzi bacu baze muri iki kibwiriza. Imana ibahe umugisha. Abakanze imitima, Imana ibahe umugisha.
abanditse za komenti, Imana ibaha umugisha. Nukuri mbifurije imigisha yuzuye idacagase, mu byibo byanyu huzura imigisha, mu bigega byanyu huzura imigisha, amakonte yanyu habemo umugisha. Imana ibarinde indyanyi, Imana ibarinde abajura, Imana ibarinde abicanyi, Imana ibarinde abarozi, Imana ibarinde abo babarakarira, Imana ibashireho proof yayo, Imana ibarinde rwose, bashireho uburinzi bwayo, ibatwikiriza igitwikirizo cyayo kitamenwa n'abagizi ba nabi, Imana ibashire mu bwihisho bwayo. Murakoze rero, nakagaruka tuzongera. Anyway, uyu munsi turacyari kumwe, tugiye kujya mu materaniro mu rusengero. Ndabatumiye mu kanya saa 8, ubu twebwe turi saa 6:22 muri Afurika, sinzi muri sangapi, ariko twe turi saa 6:22. So saa 8 zuzuye turaba dutangiye amateraniro mu rusengero, kuko twe dusenga ku manywa. Iwanyu aho ngaho ndakeka buri bube butarira. Nikaze rero muze kuba nanone muri online. Abashaka kumva ikindi kibwiriza, mfite umubwiriza butumwa uri bubwirize. So rero ni karibu muze kumva ijambo ry'Imana. Ariko hagati aho ngaho abari bube baryamye, ndabatumira nanone ku cyumweru nk'aya masaha twatangiriyeho, nakererewemo iminota mikeya, murambabarira, ariko next week bizaba bimeze neza. So Imana ibaho umugisha rero, reka mbasabire umugisha nsenga, kandi iki cyumweru kibabere icyumweru cy'umugisha. Abari mu kazi mubone promotion, abari abashomeri Imana ibaha akazi, abari barwaye Imana ibakize, Imana ibarindira abana, Imana ibaha urushako, Imana ibaha urubyaro, Imana ndatura byinshi ku buzima bwanyu, Imana ibaha ubutunzi rwose, Imana ibaha umugisha, Imana ibahe no kurama. Abagande bagamba muwangale, Mukama abaho kuwangala, Mukama abawangaze, Imana ibahe kuramba, Imana ibongere imyaka yo kubaho. So ibyo byose ndabibifurije. Reka dusenge Imana. Uyu muntu umbwira ngo musengere witwa Pacifique, ndabasengera, ariko ntabwo ambwiye icyo mbasengera, kuko nicyo n'ubundi ngiye gusenga. Ariko in general, buri wese ufite icyifuzo uzamura ikiganza cyawe, wereke Imana ngo Mana ndakumurikiye icyifuzo cyanjye. Pastor yagiye gusenga, umwuka wera akimukomozeho, cyangwa umwuka wera kereka Imana. Jewe icyo ntavuze umwuka wera arabasha kukidutangira. Rero reka dusenge Imana, uzamura ikiganza cyawe. Niba ari n'umurwayi ufata aho urwaye, kugira ngo dusenge. Uwiteka Imana yacu, muremyi w'isi n'ijuru, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo twahawe gukirizwamo, ndagushimiye kubw'ijambo ryongeye kudukomeza, ritubwira ko nta wavuma uwo utavumye, yewe nta na waturakarira utaturakariye, kandi abazatuvuma imivumo izasubirayo yirukanka nk'intashya cyangwa ijarajare nk'igishwi. Iri jambo turaryizeye kandi turishimiye Mana, kuko turi inzirakarengane. Inshuro nyinshi baratuvuma, inshuro nyinshi baradutuka, inshuro nyinshi baradutongera, inshuro nyinshi baraturoga, inshuro nyinshi batwifuriza ibibi, ariko ushimwe kuko ukiri ku ngoma. Mana yacu, wowe utarigera utuvuma, ntacyo tuzaba. Reka aba rero bahuye n'umuvumo, Uwiteka Imana b'inzirakarengane ubarenganure. Hari aba bavumwe kutabyara, ndasaba kugira ngo uvumure inda zabo zibyare. Hari abangaba bavumwe kudashaka, reka Mwami bakureho umuvumo wo kugumirwa, umuvumo Mwami wo kudashaka w'ubugaragu nkuye ku buzima bwabo, mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Abangaba bavumwe, Uwiteka Imana, kurwaragurika ibirwara bidasobanutse, uyu munsi wa none ndahamagara amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo abahumanure, ababere umuti, ababere ikinini. Kora ibitangaza Yesu, kora umurimo ukomeye muri aba bana bawe, babohoke bakire, bazagushimire. Tuzabona ubuhamya Mana buvuga ko Mwami Imana hari abakijije ibirozi, hari abakijije ibirwara bikomeye, kuko uracyakora. Uko wari ejo n'uyu munsi ni kuri. Kora ibitangaza. Mbonye uzura abapfuye, mbonye Mwami ukiza indwara, mbonye uhagurutse abamugaye, mbonye uhumura impumyi,
mbonye mwami uzibura amatwi y'abantu mwami, mbonye ugobotora ururimi Imana abantu bakavuga, mbonye abantu bagira ubwenge mu ishuri, mu izina rya Yesu bikore. Abari barabaye abaswa, reka Uwiteka Imana bahinduka abanyabwenge, abari imirizo bahinduka imitwe, abajyaga kudepoza akazi bakakabona reka bakabone mu izina rya Yesu Kristo. Abari barabaye abashomeri, Satani yaricariye ibitekerezo byabo, uyu munsi turamwoherereza umuriro mu izina rya Yesu Kristo. Ahaguruke ku by'abana b'Imana, ahaguruke ku masezerano y'abana b'Imana. Abangaba bari bakeneye za visa, reka Uwiteka Imana ziboneke. Aba bari bakeneye mwami Imana gukora ubukwe, reka ubukwe bukorwe mu izina rya Yesu. Utange provision Imana, utange amafaranga, utange ibyo kurya, utange ibirongoranwa, utange ibitwikuruzwa, utange buri kimwe cyose. Uwiteka aba bantu babone gukomera kwawe Yesu, babone ukuboko kwawe kw'imbaraga Mana, babone ko utananirwa, babone ko utandukanye n'abantu. Ndagushime Mana, ni byinshi nakubwira, ariko ndagushime ko iby'ingenzi mwami ububizi, uzi ibyo tuba dukeneye byose. Ndasabye rero kugira ngo uburinzi bwawe bube kuri ubu bwoko bwawe. Twabonye ko Uwiteka Imana ubasha kuzana proof, ushobora kuzana urukuta, ushobora kuzana uruzitiro rutuzitiye Uwiteka Imana, ruturinde ibibi batwifuriza, udurinde ibisazi, uturinde imvune, uturinde impanuka, uturinde urupfu, uturinde gupfusha, uturinde inkuru mbi, uturinde amakuru mabi mu matwi yacu mu izina rya Yesu. Uduhe mwami umudendezo, uduhe ibyishimo, uduhe kunezerwa uyu munsi wa none. Ugira abohereza ibyo kurya bihagije, ugira abohereza amafaranga, ugira abohereza ibyambarwa, uhaze kwifuza kw'abana bawe Mana. Data, uturindira abana, uturindira imirimo, uturindira ibikorwa byacu byose. Nzamuye n'umurimo wawe aho uherereye ku isi hose, abakozi bawe bose mbashize mu biganza byawe, abashumba, abagabo mu izina rya Yesu, abagore, abana, abasore n'inkumi bashize amaboko yawe Mana. Ujye ubarinda ibihe byose, ubarinde guhemuka, ahubwo utahe mu buzima bwabo. Reba n'abo batarakumenya Kristo, batarakwakira, bishoboka ko bakwizeye uyu munsi wa none. Uhindura amateka yabo, ubakure mu gitabo cy'abarimbuka, ubashyire mu gitabo cy'ubugingo, ubaha agakiza Kristo. Mwami, uyu munsi wa none bamenye kugira neza, abumvise iri jambo batandukanye Mwami, umuvumo n'umugisha, bamenye ko kubona umugisha ari ukukwizera, bamenye kubona umugisha ari ukureka ibyaha, bamenye ko ari ukumvira amategeko yawe. Reka bagenderaga mu mwijima uyu munsi wa none Mana ubamurikira inzira yabo, bamenye umucyo wawe, bamenye Kristo Yesu. Uwiteka bakugenderemo, bakukoreremo, bamenye ko ari we mugenga wabo. Ishimwe n'icyubahiro n'ikibi cyawe. Urakoze kubohoye bene data, abari bafite izi ngoyi zose uzibadohoyeho, ubakuyeho iminyururu, ubakuyeho ububata, ubakuyeho mwami uburetwa bwa Satani bwabatwazaga igitugu. Babaye ab'umudendezo, babaye abana b'Imana, babaye abanyamugisha, babaye mwami abakomeye. Shimwe ni ryawe, icyubahiro n'ikibi cyawe. Tanga umugisha Mana, nk'uko imvura igwa Mwami, ugwishe umugisha ku mitwe y'abana bawe, ugwishe imigisha Mana kuri twese. Iki cyumweru dutangiye Mwami reka kijye kurangira imigisha imaze kunyanyagira mu bantu bawe. Aba bantu bazatanga ubuhamya ko hari umurimo uri gukorwa kuri TikTok, ko abantu bari gukira, ko abantu bari guhoka, ko abantu bari gukizwa, ko abantu bari kubona umugisha. Reka Mwami bazaba abahamya bo kugaragaza ko kiri ya Mana ikora. Wishimwe ni ryawe, icyubahiro ni cyawe. Papa urakoze kubyumvise, ni mu izina rya Yesu, amen. Amina. Murakoze rero, mwakoze abazamuye ibiganza mwese. Ndabona hari abavandimwe bazamuye ibiganza. Imana ibahe buri kimwe cyose mwasengeye. Imana ibahe umugisha, iwubahundagazeho. Pacifique yabaye umuntu w'umunsi rwose wakurikiye cyane, n'uwise Rwema niba ariko yitwa simbizi, ntabwo nabihakanye, ariko impamvu nashidikanyije nuko ngewe nitwa Rwema Jean Bosco. Nagize ngo yashatse kwitwa izina ryanjye kuko nta zina rye nabonaga. Ariko mwese mwakurikiye, ni benshi bakurikiye, ntabwo nenda kuvuga amazina yanyu mwese, hari igihe biba ari ibanga, ariko
mwakoze namwe kuparticipatinga, hari abakanze za share, mwakoze gufasha ivugabutumwa, n'ubutaha muzajye mubikora gutyo, muzajye musharinga, kandi ndabifuriza kugira ngo muzajye mutanga ubuhamya mugaragaza ibyakozwe n'Imana, kandi mubwire bagenzi banyu ibyo Imana yakoze, kuko Imana yacu iracyakora. Imana yacu iracyakora. Niba ari akazi Imana iguhaye ubivuge bivuye muri iri sengesho tuba twakoze, ko niyo ntego yacu ni deliverance. Niba ari umugabo wakoze ubukwe ubivuge, niba ari umwana wabonye utarabyaraga ubivuge, niba n'ibindi byose muzabivuge, kuko Imana yaduhaye uburyo noneho butworohera kugira ngo tubashe guhura n'abantu benshi. Rero muzajye muhamya, kuko n'Imana irabikunda. Hari umuntu umwe watanze ubuhamya inbox witwa Odette, ikibazo ntabwo yabishize muri public, agaragaza ko yabaye promoted kuva yatangirana nanjye muri iri sengesho, yabaye abona promotion mu kazi. So rero ntabwo menya hari ngiye uburyo nkoresha, ntabwo ari uburyo amajwi abantu bose bavuga, ariko uwo ni ubuhamya yatanze. Yarahamagaye agaragaza ko yabonye umugisha, Imana yamuzamuye mu ntera mu kazi. Ni ikintu dushimira Imana, Imana ihabwa icyubahiro. Rero nawe ushobora kuba uri hano hari ikintu Imana yakoze, ariko ntabwo urabona uburyo bwo kukivuga. Anyway, ariko ni igihe cyiza wenda uzagisangize bagenzi bawe iyo hirya, kugira ngo mu gihe cyo guterana nk'uku nawe azajya aza nawe yibonera umugisha wiwe. Cyangwa se niba washobora kubivuga, wabivuga ukabyandika nk'uko tukabivuga, kugira ngo n'abandi bamenye ko Yesu agira neza. Niba ari ikirwara cyari kigoranye gukira, ukabivuga ko wagikize. So ibyo byose kuko turabizi ko ariyo ntego twashyiriyeho iyi gahunda, tuba dushaka kugira ngo n'abantu bose babimenye. So rero hari abari bankurikiye kuri YouTube, sinzi ari bangahe bankurikiye, ariko nongera mbibutse ko tuba turi live kuri YouTube, ni Jean Bosco Rwema YouTube channel yanjye. Ndabasaba kugira ngo naho mujye kuri iyo channel, mube abamambre, musubscribing, mube aba subscribers, mujye mushiraho comment naho tumenye niba mufashwa, niba ibintu bigenda neza, niba hari ibindi twahinduraho. Hari n'abantu bafite ubumenyi buri imbere cyane kuri ibi bintu bya social media, mushobora no kutugira inama uburyo twakora bishobora kubafasha. So ni umwanya wanyu, gusa ngenda bashimira cyane kuko iyo nkurikiranye abantu bagenda baza buri munsi kuri iyi channel ni benshi, n'abandi baba basanzwe mwese muri benshi. Rero ndabashimira rwose kuba ikigaragara mushobora kuba mufashwa cyangwa mwumva mumerewe neza yo muri mu ijambo ry'Imana. Mukomereza aho rero, mugira amahoro y'Imana. Uyumbaje ngo none se karubwa mbere ngeze hano mutangira sangahe? Ntabwo nzi igihugu urimo, amasaha uriho, amasaha murimo sinzi ari ryari, ariko nabona ari Pacifique umbajije iki kibazo. Ni ukuvuga ngo uhereye aya masaha turiho ubu ngubu turi saa sita, twebwe turi saa sita n'iminota 35. Ni ukuvuga ngo natangiye saa 4. Ubundi ntangira saa 4 n'igice, ariko umunsi nakerewe natangiye saa 4:50, I think na 50. Umunsi nakererewemo, ni naho mpamvu ubona nongereyeho iminota kugira ngo mvugane nawe mu bihagije. So rero ubare aho uherereye amasaha, urebe usubira inyuma. Ni ukuvuga ngo dutangira saa 4, ngende saa 6 hano muri Canada turi saa 6:35. Ni ukuvuga ngo usubire inyuma gatoya amasaha 2, ubwo urahita wumva wowe biraba ari sangana. Niba iwanyu ari saa 11 cyangwa saa 12 za nimugoroba, ubwo ni ukuvuga ngo iwanyu dutangira saa 9 z'amanywa. Right? Ndumva ari dutangira saa 9 z'amanywa. Uzajye ukurikirana hagati ya saa 9 na saa 10. Imana iguhe umugisha.
ngira ngo hari byaba ari ibyo hari urasubije